hari n'abakunze kuvuga ngo uyu muntu ni mwiza ngo imbere n'inyuma, ariko biterwa n'imico n'ibyo yakoze, nibyo bituma avuga ngo uyu muntu ni mwiza. Yambereye mwiza, nabaye imfubyi mfite imyaka 10 ariko ambera mwiza, arandera ndakura. Niyo mpamvu uje kukubwira ko ari mwiza. Amen. Umuntu ashimira uwamuhaye inka, undi agashimira uwamugabiye, ariko nanjye ndashimira Uwiteka. Hari uvuga ngo ni umugabo w'abapfakazi kuko yamubereye nyine umugabo, ubundi abandi bakavuga ngo agaburira abashonje. Buriya bafite ahantu bahuriye, yarashonje aramugaburira. Hari undi uvuga ngo ni umwami utanga akazi kuko hari igihe bahuye ari umushomeri amuha akazi. Ni shuti dahana sinkizo mwisi, iteka arandinda kankingira n'ibyago, icyampu akaba umukiza wawe. Bwira Yesu TV. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo abantu bose bankurikiye mbanze mbibwire, nitwa Bwira Yesu BETISHEBA. Ndi umugore, mfite abana 4, mfite abahungu 2 n'abakobwa 2 n'umutware. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rimaze iminsi rimfasha. Ndagira ngo ndigufashishe nawe ufashwe kandi ukomeze kwiringira Imana, kuko uyiringiye ntagira ikiza akena. Reka rero tubanze dusenga Imana. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, Mana yaremye ijuru n'isi ikadendeza inyanja n'ibiyirimo, Imana ikomeye, Mana yo kwizerwa ibihe byose, turagushimiye. Ndaguhimbaje cyane kuko uyu munsi wawugennye mu minsi yanjye yo kubaho kugira ngo ngire icyo mvugira imbere y'abanteza amatwi, kandi ndi kwamamaza ubwami bwawe kuko uri umwami ugira neza. Ndagusaba ngo ubane nanjye mu izina rya Yesu, n'abazatega amatwi iki kiganiro bazumve kugira neza kw'Imana, abazumvira ijambo ryawe mwami rizabafashe rigira aho ribakura naho ribageza. Dukomeze kwaguka kuko tudakwiye guhora mu bya mbere bya Kristo, ahubwo dukwiye kwigizwa imbere rwose. Turagushimiye, ukuboko kwiza kw'Imana kubane natwe mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbasangije ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu igice cya mbere ku murongo wawo wa 7. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba kandi azaba mwiringira. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo Uwiteka ni mwiza kandi ni igihome ku munsi w'amakuba kandi aza abantu bamwiringira. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka abereye mwiza, abantu bose bamutegereza. Burya umuntu aba mwiza bitewe n'icyo wamubonanye, umuntu aba mwiza bitewe n'icyo yagukoreye. Ubupfura bw'umuntu n'imico y'umuntu niyo ituma uvuga ngo uriya muntu ni mwiza. Hari n'abakunze kuvuga ngo uyu muntu ni mwiza ngo imbere n'inyuma, ariko biterwa n'imico n'ibyo yakoze, nibyo bituma avuga ngo uyu muntu ni mwiza. Ngewe rero nabwo nje kukubwira ngo runaka ni mwiza, nubwo n'abantu ari beza pe, barahari beza pe, ariko ngewe nje kukubwira Kristo wapfuye akazuka, Kristo waduhaye ubugingo, Kristo wanesheje urupfu. Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose ni mwiza. Mubona n'ubwiza busumbye uko nabutekereza, ariko Uwiteka ni mwiza kandi ni igihome ku munsi w'amakuba. Uwiteka aza abantu bamwiringira, izina rye rishimwe. Uwiteka yambereye mwiza. Mfite ibintu bitandukanye, mu bihe bitandukanye nagiye mubona yambereye mwiza. Nabaye imfubyi mfite imyaka 10 ariko ambera mwiza, arandera ndakura. Niyo mpamvu uje kukubwira ko ari mwiza. Amen. Umuntu ashimira uwamuhaye inka, undi agashimira uwamugabiye, ariko nanjye ndashimira Uwiteka ko ari mwiza. Ndamushimira ko ari mwiza. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mfite ikintu cyo kuvuga kuri Yesu, aravuga ngo Yesu wanjye ni umugabo, agerekaho ijambo rivuga ngo Imana ishimwe ko nahawe kumumenya. Nanjye ndi hano shimira Imana ko yampaye kumenya Yesu. Amen. Uwiteka ni mwiza, ni mwiza, agira ibikorwa byiza, yita kuba babaye. Ubundi umuntu amwita izina bitewe naho bahuriye. Hari umwita se kuko yamubereye ise, kuko yamureza akamukuza. Hari uvuga ngo ni umugabo w'abapfakazi kuko yamubereye nyine umugabo.
ubundi abandi bakavuga ngo agaburira abashonje. Buriya bafite ahantu bahuriye, yarashonje aramugaburira. Hari undi uvuga ngo ni umwami utanga akazi, kuko hari igihe bahuye ari umushomeri amuha akazi. Hari abandi bavuga ngo ni umwami uhindura amateka, kubera yuko yamuhinduriye amateka. Niyo mpamvu dufite ibyo kumuvugaho. Rero nje kubabwira ngo Uwiteka ni mwiza. Hari ikintu nabonye gituma mwita mwiza, kandi namwe muzakigenzure muzasanga ari mwiza koko. We ntajya ahindurwa n'imisi cyangwa ibihe. Hari ibihe umuntu ageramo ukabona inshuti n'imiryango begeye hirya, rimwe na rimwe ugasanga n'iyo miryango ntayo ufite. Ariko Uwiteka we ni mwiza, ahora ari mwiza, ahora ari uwo kwizerwa. Muri cya gihe udafite inshuti n'imiryango, muri cya gihe udafite ukurengera, muri cya gihe udafite ubwira ngo byagenze gutya, bamwe hari n'abadafite n'abo n'iyo miryango tuvuga kugira ngo ajye kuyibwira. Ariko iyo wakiriye Yesu, iyo ufite Uwiteka akubera mwiza. Amen. Uwiteka ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza cyane. Ni mwiza, ntajya ahindurwa n'imisi cyangwa ibihe. Covid ngo yaje ngo ayitinye, oya. Intambara yaje ngo ayitinye, oya. Ni mwiza ibihe byose. Umuntu ashobora kukubwira mwiza none cyangwa muri iyi minsi, ejo bundi akaguhinduka, kuko ni umuntu. Narifite papa wankundaga cyane, ku bantu bankurikiye banzi yarankundaga cyane. Ariko ibyo yansezeranije kunkorera ntiyabikoze, kubera ko yapfuye nkiri mutoya. Ni umuntu arapfa. Ariko Uwiteka ni mwiza, kuko ni uw'ibihe byose. Ariho, yahozeho, ariho, kandi azahoraho. Niyo mpamvu Uwiteka ari mwiza. Uwiteka ni mwiza, kandi ni igihome ku munsi w'amakuba. Iyo ukandagiye mu bintu byitwa amakuba, inshuro nyinshi ubona uruhande rw'abantu ko rugira intege nke. Iyo wije mu kintu cyitwa amakuba, ubu niyo mpamvu bavuga ngo inshuti uyibona mu byago. Hari igihe abo bataboneka uko byari bikwiye, hari n'utaboneka kuko nta bushobozi afite bwo gukura muri ayo makuba. Haleluya. Ariko impamvu ndi kuvuga ko Uwiteka ari mwiza, ni mwiza. We ajya aba n'igihome mu gihe cy'amakuba, igihe amakuba kugarije, igihe abantu baguteye umugongo, igihe n'uwari kugufasha nta bushobozi afite bwo kubikora. Ariko Uwiteka ni mwiza, ajya aba igihome ku munsi w'amakuba, akakubera igihome, ukabona urakingiwe. Umuririmbye neza aravuga ngo Yesu ni ingabo yanjye inkingira, nanjye ndabihamya neza. Uwiteka ni mwiza, kandi ni igihome ku munsi w'amakuba. Ajya amenya abantu bamwiringira. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo wiringire Uwiteka. Ibyo wateganyaga kwiringira ubishyire ku ruhande, wiringire Uwiteka. Wiringire Uwiteka, wiringire Uwiteka, ukora ibyiza, azaguha ibyo umutima wawe wifuza. Ibyo wiringiraga ndagira ngo ubu bigabanijeho gatoya. Wiringire Uwiteka. Uwiteka ni wowe kwiringirwa. Uwiteka ni udahindurwa n'imisi cyangwa ibihe. Uwiteka ni udafite ibintu na bimwe bituma hinduka. Wiringire Uwiteka, kandi nawe azakugirira ibambe, nawe azakugirira neza. Nzanywe no kukubwira ngo umuntu ashobora kwiringira abakomeye ariko ntibagire icyo bamumarira. Akiringira amazu, ejo bundi gafatwa n'inkongi, nubwo atari byo umuntu yifuza. Ariko ibyo mu isi byo, muririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo nyura mu misozi no mu mataba, ngo aho hose niko harushya umutima. Ariko ngo nyasaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Aravuga ngo Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Muri iyi si ni mu misozi no mu mataba niho tujya tunyura tujya ibwami, niho duca tujya ibwami. Ariko ndagira ngo gutangarize, nyabuneka wiringire Uwiteka. Ni wowe kwiringirwa, ni uriho. Ndagusabira kwiringira Uwiteka, kuko nabonye abamwiringira batagira icyiza bakena. Yego, ntago bazagira icyiza bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abantu biringira Uwiteka, Uwiteka akababe. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, ngo Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ni ukuri. Kandi ngo ntikijya gitinya amapfa, niyo acanye ntabwo gitinya amapfa icyo giti, kubera yuko cyatewe hafi y'umugezi. Wiringira Uwiteka. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro.
Imana y'amahoro ibaha umugisha. Naje kukubwira ngo Uwiteka ni mwiza, Uwiteka araruhura, Uwiteka atanga amahoro, Uwiteka atanga ibyishimo, Uwiteka atanga ubuzima. Iyo wemereye Uwiteka akakugenga, akaba umugenga wawe, Uwiteka ni mwiza pe. Yesu we, Uwiteka ni mwiza. Abana nabyaye ni beza, n'umutware nashatse ni mwiza, n'abandi ni beza, ariko Uwiteka we ni mwiza, arahebuje. Kubera yuko mubana mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndagusaba kandi ndagusabira kwiringira Uwiteka. Uwiteka ni mwiza. Ajya bamenya abantu bamwiringira. Umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka aramumenya. Nyabuneka iringira Uwiteka, kuko biruta kwiringira abakomeye bo mu isi. Imana ibaha umugisha mwinshi. Wifurije kwiringira Uwiteka. Mu makuba n'akaga urimo, wiringira Uwiteka. Mu byago ufite, wiringira Uwiteka, kuko Uwiteka ajya amenya abantu bamwiringira, ndetse ntiyatuma banakorwa n'isoni. Bibiliya ukuntu yarambwiye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka ajya amukiza muri byose. Imana ibaha umugisha mwinshi. Numva nkwifurije kwiringira Uwiteka, kuko Uwiteka ni mwiza. Ntabwo mfite uko namuvuga, sinabona nuko murata. Ni umunyembaraga, ni inshuti idahana nk'izo mu isi. Iyo muririmbye neza, haravuga ngo nge ninginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe uhabwe ubwo buntu nahawe naye. Uwiteka ni mwiza, namusanganye ubwiza burenze. Niyo mpamvu nje kumuvugira ahangaha, kugira ngo uzabyumva, yaba mu Rwanda yaba hanze, azamenye ko Uwiteka ari mwiza. Niwe mwiza. Imana ishimwe cyane. Uwiteka niwe mwiza, ni inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyampu akaba umukiza wawe. Uwiteka ni mwiza, ni mwiza. Namubonye mu gihe gitandukanye kinyuranye, sanga Uwiteka ni mwiza. Mbona sinabyihererana, navuga ngo nzabwira inshuti zanjye, mbwira abavandimwe, mbwira abari mu gihugu ndimo, mbwire n'abari hanze ko Uwiteka ari mwiza. Kandi ni igihome ku munsi w'amakuba, ajya amenya abantu bamwiringira. Umunsi w'amakuba ntiwawucika, nta muntu n'umwe nubwo waba utuye hehe utagira umunsi w'amakuba. Oya, hari igihe umunsi w'amakuba uza, ariko ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi ajya amenya abantu bamwiringira. Imana ibaha umugisha mwe mwumvishe iri jambo, kandi Uwiteka abahaza ibyiza bidashira. Ibyo ufite byose, biririmbye neza aravuga ngo ibyo ntuze ni ibyawe, ngo nanjye ubwanjye ndi uwawe. Dukwiye kuba b'Imana, dukwiye kuba Uwiteka, kuko Uwiteka ni mwiza, kandi ajya amenya abantu bamwiringira. Imana ibaha umugisha mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen. Amen.